bareyo turaje tubabwire transfer equipe yanyu ishaka gukora mbere yuko isoko rifungwa ku itariki ya 31 saa 6 z'ijoro kuko Rayon irashaka gusubira mu matsinda Rayon gahunda ngo ni gukora Singida mu nzira ngo bakayifatirana urabona ko Singida ibirori byayo nk'ibyo Rayon yari yarateguye ibya Singida byaburijwemo profitera avuga reka twihengeke muri sekafa twariho tureba ko twakora imikino ya gishuti yatuma dutegura umukino wa Rayon Sport ubu rero iyi Rayon barashaka abona Rayon aravuga ngo twarabaretse bira byose ngo abantu bose twe batubona nk'insina ngufi ukurikije ibimaze iminsi birimo biravugwa ariko ubare gukora ikintu cyose ku murongo ku buryo igihe cya shampiyona umwaka w'imikino utangira Rayon ifite umurongo umeze gutya boya ngo nta Rayon yabayeho yatakirwa umwata kumwe icyo barwanya itunga bataka babiri utangiye kubikoramo mureti wabaye ubyihoreye bareyo bagira nostalgie y'amatsinda twavuze ku matsinda twababwiye ko tuza kuganira ku ikipe ya Rayon Sport ariko muribuka ko ijoro ryakeye ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko yatandukanye na Asanana uyu nguyu yinje mu ikipe ya Rayon Sport bamwerekanye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka Paplay nawe ijoro ryari ryabanjirije ejo nibwo ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko nyuma y'uko baganiriye impande zombi ziganiriye batandukanye duhita tubona mu ijoro ryakeye ko Kiyovu Sport yamaze gusinyisha Paplay ubu ari umukinnyi wayo mushya nahise nekereza ku ikipe ya Kiyovu ariko sinshaka ko muyiganiraho ko tujye muri Rayon Sport ifite Bayo ifite Kedi ifite Cedric ndetse na Paplay ni ekipe nayo kuzaganiraho ariko rero Rayon Sport mukurekura ibe uri tayari kuki ikipe ya Rayon Sport yahisemo kurekura Paplay nyamara ariko ari umukinnyi wari ugifite amasezerano mu Rayon Sport nekereza ko byaro kugira ngo atange umwanya ku bandi kuko president bigarutseho neza muri press conference twakoranye avuga ko batagomba kurenza abakinnyi 26 kugira ngo wenda banagabanye iyo payroll ndetse n'ibigomba kugenda ku bakinnyi ariko kandi buri umutoza Afame Lotfi barabizi no muri Mukura agomba gutunga abakinnyi babiri kuri buri mwanya ubundi wayifuza gutunga ikipe irimo abakinnyi nka 23 abazamu babiri nimero 2 gutyo babiri kugira ngo bimworere kuba managinga cyo cyatumye rero barekura Rukundo Abdurrahman Paplay ariko umuntu yavuga ko bamurekuye wenda batarabona umusimbura we kuko ushaka kuvuga ngo bazanya Bedi ariko Bedi bavuga ngo bashaka kumukoresha muri Median akaba yakina 8 ushaka kuvuga ngo bazanye Mohamed Cheri ariko Cheri urwego yagaragaje ntabwo ari urwego wakambukana muri Tanzania gukina na Singida cyangwa se n'amakipe akomeye cyane ko ubu ngubu bafite n'ikibazo cy'imvune ntabwo ahari bivuze ngo Rayon Sport kugeza ubu hari imyanya cyane mu gice cy'ubusatirizi itarabonera abantu bagomba kuhakina ari nabyo iri gukora kugira ngo bizagere mu ijoro ryo ku cyumweru yamaze gushyiramo abakinnyi bivuze ngo basigaranye iminsi 2 n'amasaha make kugira ngo bamaze gushyiramo abakinnyi cyane abangaba bagomba kwinjiramo nyine mbere ko batangira shampiyona none ko uvuga ko Abedi nibyo bamuzanyemo gukina hagati ariko nanone abandi bakavuga ati kuki batanamuzamura ngo bamwigize imbere aze ku 10 Paplay yaragiye mwahangaha ko Paplay yagiye hari amakuru avuga ko bashobora kuzana Pichu akajya box to box Abedi akaba ari uzamuka akazamuka mu 10 no kuvuga ngo bareba bagasanga muri Mediane baramutse bagizemo abakinnyi bake byatuma Abedi akinishwa umwanya utatanga umusaruro nkuko umutoza byifuza barifuza kumuzamura bakamushyira inyuma ya rutayizamu nava kuri 8 baraza kwakira umukinnyi kandi muri Kiyovu tubyibuka ko yakinaga nka nimero 8 n'ubundi mu mugongo wande wa Bedi urumva inyuma yabo hari Kiyovu Sport habagari harusibgira igihe batekerezaga na urumva kenshi ari igihe bakunze gutekereza ko abarundi banakina ari babiri umwe nimero 6 na nimero 8 bigenda byanga ko Frodouard ajya gufatisha umwanya byari amakosa kenshi Picha kuri akinnye 6 akaba ari kugenda ahekerana na Picha mu buryo bwo kwataka Frodouard ahita afatisha 6 Picha 8 asa nk'unaringaniye na Abedi n'ubwumvane bwabo bwanafashaga Kiyovu kuko buriya bagiranaga communication hejuru umwe yagendaga undi yarasigaraga ari nacyo kintu mbona cyaba kinafashije Rayon Sport ko Rayon Sport yagigira navuga ngo kutaba seriye cyane mu migurire ku buryo mu gihe gisigaye ntibakeneye wa mukinnyi ufata igihe kinini mu kumenyera yaba shampiyona kuko ni nayo wenda bazakina n'imikino nyafurika ariko akagira na automatisme na bagenzi be bitari butinde
kuko icyo gihe waba ugize kominikasiyo igiye kwita ihuza vuba byane byihuse kuri aba barundi yaba picu na bedi byanakorohera umukinnyi uri mu mugongo wabo kubakinisha kuko Frodo wari kuba mwiza byaturukaga kuri performance z'abo basore babiri uvuga ngo mu mugongo wahashyire Mable cyangwa ukahashyira Save kuri experience ye aba barundi babiri bamuri imbere bitandukanye no kuvuga ngo Cheri utaboneka kubera imvune azamenyerana ryari na Pichu cyangwa se na Bedi ukabona ko nabyo byarimo nyina akantu ko kwibazaho cyane hanyuma ngiye mbaza Pichu namwibarije namugana ise ibintu byo muri Rayon Sport ni ukuri kuko hari ukuntu baza umukinnyi ukamubwira ni ntumwe gusinya byibura habayeho ibiganiro umuntu akwegera wo muri Rayon arambwa ati aha data nta muntu onyegereye ariko ibiganiro n'umu agent wo witwa Aruno niwe bavuga ari nawe wahaye Rayon Sport Abedi ari nawe wahaye Rayon Sport Abedi Aruno amaze iminsi aba yicaye ku myitozo ya Rayon Sport mu Nzove ku bantu bajya mu Nzove baramubona rwose babicaranye gutya biganira urumva ngo habaho ibiganiro hagati ya Rayon Sport n'umu agent wa Pichu ko n'ubundi niko bigenda nta muntu uvugana n'umukinnyi ku giti urumva urumva ukuntu bimeze Iberi urabizi ko yaba Aruno urabizi ko Aruno ubwo nawe ni groupe yose y'abarundi kugeza no kuri kocha Mbaya w'ikipe ya Kivu Sport bara bose Aruno nuvuga ngo Aruno abo bantu bose niwe ubahigira gute ubashakira akazi so nuvuga ngo rero pa play buriya amakuru yuko azasohoka muri Rayon Sport Aruno yari